IREME ARTS, IREME ARTS, IREME ARTS. niba ari umupfumu hano hazana ibintu birimo ishashi bimeze nk'amazi arama ngoma Comme c'est ton anniversaire cette année, eh ben, je vais te chanter joyeux anniversaire. Si c'est vrai. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux ugira umunsi mwiza isabukuru nziza kuri uyu munsi mwiza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I want the world to know I'm happy. ndagukunda Et urakoze voilà, kuri uno munsi comme c'est ton anniversaire cette année, eh ben, Non, je allez, vais te chanter joyeux anniversaire. Si c'est vrai. 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. nawe ibyo byose uyu munsi uze nawe ndagukunze Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. N'umunsi mwiza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. nkaba niga ipingana nkaba nigana na Kirabo byanshimishije kuba yakoze birthday kandi turigana kandi twigana no mu Ireme kandi twanakinnye mu filime n'ibintu bishimishije ndikumva nishimye cyane nitwa Uwamahoro Aline nkaba nigana na Kirabo yakoze isabukuru nziza tunakina na filime mu mazina asanzwe nitwa Uwamahoro Aline ariko mu mazina nkina na filime abantu benshi bazi nitwa Dudu ariko ndikumva nishimye ndikumva nezerewe kuko isabukuru yagenze neza nta bibazo byabayemo ndikumva nezerewe umutima ndikumva meze neza sinzi ukuntu nabikubwira. Nitwa Akimana Jessica
Kirabo tukaba twigana. Kirabo ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye. Mba uyu munsi mba sinzi ukuntu nabikubwira. Muri filime twigana mu IREME ARTS, tukaba twenda Jado Braka, ariko tugenda tuzamura muri sinema nyarwanda. Murakoze. Nitwawe nizerije, nishimiye ko mukuru wanjye yakoze birthday kandi nanjye mba n'ireme na mukuru wanjye yibamo kandi byashimishije. Sinzi ukuntu nabivugamo. So nabivuga ute? Uno munsi sinzi ko ari n'isabukuru yanjye. Mbabwire mwese, yaba Jessica yanunguye, yaba Rine, yaba Raisa, bose banunguye, yaba n'uriya murumuna wanjye, bose banunguye. Ni ukuri kw'Imana kuva nabaho mu buzima, uwo ni umunsi wa mbere ushimishije. Ndawishimiye, yaba twakoze ibibi, yaba twakoze ibyiza, byose ndabyishimiye kuko hari benshi batabibonye, ariko njye nabibonye, ariko ndishimye. Muri vision 2020 nanjye ngo zisabukuru kabana. Ndishimye no kuri kw'Imana. Nkunze abashuti banjye, ndabakunze cyane guhera kuri no muntu. Ndabakunze cyane abashuti banjye bese. Aho muzaba muri kuzajya ndamukwiye muzibuke ko nanjye mbakunda cyane. Yaba tutari kimwe cyangwa turi kumwe cyangwa tutari kumwe. Muzamenye ko mbakunda, muzamenye ko nabakundaga, yaba twararakanye cyangwa twararakanye. Muzamenye ko mbakunda, nategize mbanga. Rwose Aline nagushimiye, wagezemo uruhare muri ino sabukuru, ndagushimiye. Nawe Raisa, nawe ndagushimiye. Nawe Jessica ndagushimiye cyane. Murakoze kandi ndashimira na Jado Braka. Amagambo arambuye akaba mwita Ndacyayisenga Jean Dodier, akaba yaramenyekanye muri filime z'inyarwanda. Ndamushimira ko angejeje muri sinema kuri uno munsi, nkaba ngiye gukina, nkaba nitwa muri filime nitwa Ornera, hamwe nkaba nitwa Janine. Ndabimushimira cyane, ariko mu mazina yanjye asanzwe banyita KIRABO Samuella, nkaba niga muri Epingara, nkaba ndi umwana nyine ukundwa na benshi kandi umva. N'ubungubu mbabwire, n'ubungubu ndishimye cyane kuri na sabukuru. Ubu nabivuga, sinzi ukuntu ibyishimo nabivuga ubu nabivuga, sinabivuga ngo mbishobore. Ni ukuri kw'Imana ndabashimiye, sinzibagirwa ikintu munkoreye. Ndabashimiye, sinzibagirwa kuri uno munsi, sinzibagirwa. Njye nk'umubyeyi wo muri iki gipangu nabonye Kirabo yagize isabukuru, byanshimishije kubona abana bagenzi be bamutungura. Mbese byari ibyishimo kuri Kirabo na bagenzi be bidasanzwe cyane.